Bashuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, muhorane Imana. Njye uri kuri mikoro nitwa Iragwaja, nje muri wa mwanya w'ikiganiro bikomeje kugorana. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, ibice byaho 28 umurongo wa 23 gusa. Reka dusome. Haravuga ngo ijuru ryo hejuru y'umutwe wawe rizahinduka umuringa, n'ubutaka uhagazeho uzahinduke icyuma. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nk'uko nabivuze ngo ibintu bikomeje kugorana mu bantu b'Imana. Ni ukubera iki? Ni ukubera yuko abantu b'Imana bahagaze mu muvumo batazi. Ukaba uhagaze ahantu utazi yuko uri mu muvumo. Ibi ndabivugira iki? Kubera yuko umuntu wese wabatijwe akizera Yesu Kristo umwami n'umukiza we mu bugingo bwe, uwo nguwo akaba yarimuye Imana, akaba arimo gukora ibyaha, uwo nguwo uhagaze mu muvumo. Akaba ariyo mpamvu mubona ibintu bikomeje kugorana bene data. Ukabona ukora ibintu bikanga, ukabona nta hantu wapfumurira, ukabona mbese ibintu byaragupfukiranye. Ni ukubera iki? Umuvumo ni wagupfukiranye. Kuko ijambo ritubwiye ngo ijuru ryo hejuru yawe ni umuringa, n'ubutaka uhagazeho ni icyuma. Ugegeze rero gukora ibintu byose ukabona biranze. Ufungura ka YouTube channel ugira ngo urebe yuko nawe waba monetize, urebe ko wenda kagutunga, abantu ntibagusubscribing, abantu ntibaguhe views. Kubera iki? Ntabwo urimo kugaragara. Ukora cyane, ukora ibyiza cyane, ariko ntibyemere. Kubera iki? Kubera yuko ibyo yanganye nabyo birakomeye. Kubera iki? Ntabwo abantu bakubona, kubera ko nyine hari ibyagupfukiranye, umuvumo waragupfukiranye. Rero abantu benshi ntabwo bazi ko bari mu muvumo. Kubera ko aya magambo dusomye ari mu kino gice cyo gutegeka kwa kabiri, ibice bya 28, ni amagambo Imana yabwiye Abisiraheli. Imana ibihanangiriza, ibaha amagambo y'umugisha, ibaha n'amagambo y'umuvumo. Irababwira ati ni munyubaha mukanyumvira, ibintu bizagenda neza, ibintu byose bizemera. Ariko ni munyimura mugakora ibyaha mukangomera, ibintu bizagenda nabi. Kuko muzapfa kandi muzapfa nabi. Nuko Imana yababwiye. Iyo usomye aya magambo y'umugisha n'umuvumo, ni igice gifite page, ni igice gifite mirongo 69. Iyo usomye neza ugasanga imirongo y'umugisha Imana yavuze ni mirongo 14. Wasoma imirongo y'umuvumo ugasanga ni mirongo 55 y'imivumo. Ariko twari dusomye umurongo umwe gusa, ariwo tugiye kuganiraho. Kubera ko ibintu bikomeje kugorana mu buzima, barakora bikanga, ikintu cyose